Uyu mugabo mureba mu mashusho yitwa Christian Montenegro, komoka mu mujyi wa Bogota muri Colombia. Inkuru ye yatangaje isi yose ubwo yagaragazaga ku mbuga nkoranyambaga ze ko ari mu rukundo, ariko urwo rukundo rwe rwari urukundo rudasanzwe, kuko rwari urukundo afitiye igikinisho kinini kimeze nk'umuntu. Icyo gikinisho cye yari yaracyise Natalia. Bino bintu bamanikaho imyenda bita maneke niyo yitaga Natalia. Christian ntiyigeze ahisha ibyiyumviro bye. Yavuze ko nyuma yo gucibwa inshuro nyinshi n'abagore ndetse n'abantu, yahisemo kugirana umubano wihariye na Natalia. Kuri we Natalia si igikinisho cyangwa igipupe, ahubwo ni umugore we, inshuti ye, ndetse ngo ni n'umubyeyi w'abana be. Uyu muryango udasanzwe Christian yawise umuryango w'abantu batanu, harimo we, Natalia n'abana babo batatu, nabo bose kandi b'ibikinisho. Yakoze video nyinshi yerekana uko babana, basangira, bareba televiziyo, ndetse banajyana hanze nk'umuryango usanzwe w'abantu. Igihe kimwe Christian yakoze video yerekana Natalia abyara. Hari umuganga hafi aho w'igikinisho nawe ngo uri kumutabara, ndetse umwana aravuka bakamushyira mu maboko ya nyina. Icyo gihe bari bakoze amajwi y'umwana urira ukagira ngo ni umwana nyine uri kurira. Christian kandi yagaragaye anashyira hanze amashusho ya Natalia afite tattoo yanditseho izina rye ku kuboko, nk'aho yashakaga kugaragaza ko urukundo rwabo ari urw'ukuri kandi ruzira uburyarya. Hari n'indi video itangaje aho Natalia ngagwa igihumure. Hanyuma Christian icyo gihe ahamagara abaganga b'ibikinisho ngo bamufashe. Yaravuze ati, narabahamagaye kuko sinashakaga ko hari ikintu kiba kuri Natalia. Ndabizi ko ari igikinisho, ariko kuri njye ni urukundo rw'ukuri. Mu buhamya bwe Christian yaravuze ati, iyo hataba Natalia n'umuryango wanjye nari kuba njyenyine rwose, ariko ubu mfite icyo nita urugo. Twicarana tukareba televiziyo, tukaganira, kandi ni umugore wanjye. Abantu benshi ntabwo bazi ukuntu mukunda. Nubwo abantu benshi bamusekaga cyangwa bakamucira urubanza, Christian yahisemo kubamo mu buryo bumushimisha, aho igikinisho kimuha amahoro, urukundo atigeze abona ku bantu. Mu buhamya bwe Christian yaragize ati, iyo hataba Natalia n'umuryango wanjye nari kuba ndi jyenyine rwose, ariko ubu mfite icyo nita urugo. Turicarana tukareba televiziyo, tukaganira ku bintu byose. Abantu ntibazi ukuntu mukunda. Nubwo abantu benshi bamusekaga cyangwa bakamucira urubanza, Christian we yahisemo kubamo mu buryo bumushimisha, aho igikinisho cyangwa igipupe kimuha amahoro n'urukundo atigeze abona ku bantu. Christian abantu benshi bakomeje kuvuga ko afite ibibazo bikomeye mu mutwe. Nyuma y'aho amavideo yacicikanye, video ze bahise bazikura ku mbuga zose kuko ngo zari zidakurikije amabwiriza agenga zino za TikTok na za YouTube tuvuga. Christian inkuru ye yaramenyekanye, nuko nyuma amavideo ye yose ya account ye bahita bayisiba kuko ngo ntago byari byujuje amabwiriza izi TikTok na YouTube bisaba. Iyi nkuru iratandukanye, ishobora gutuma umuntu yibaza byinshi ku rukundo, kwigunga no kumva umuntu akeneye kubaho yumva yishimye, nubwo uko abayeho byaba bitumvikana kuri benshi. Icya mbere ni ukubaho ubuzima wishimye. Mukore subscribe kugira ngo n'izindi nkuru nk'izi zitazajya zibacika.